yarambwiye ati mwana wanjye dore uburyo wavutsemo, wavukiye marimbi. Data we mvukira ku musaraba, umusaraba urankurikirana nivuruguta mu byaha, mbu mubandi, mbu mupfumu, umukozi wa shitani imyaka 28. Shitani musanga hasi tugakora inama z'uburyo ndi butere hano mwisi amamodokari, kuko nari nzi gucura imfunguzo z'amoko menshi. Nagiraga amabandi muri Kampala ahantu bita na Kivubo, warangiza ugakomeza kuri Rubaga road, warangiza ugakomeza ahantu bita mu Kibanda road ndiri y'abajura n'indaya. Nageze mu rwego mbu umukozi wa shitani wiba inzu y'umuntu ikinze, kuburyo abyuka mu gitondo agasanga inzu ikinze, aryamye hasi, matora yagiye, imyenda yagiye, amafaranga yagiye, kandi inzu ye ikinze. Jiye mu Rwanda 95 genocide irangiye, ninjira na masukari, kamyo z'amasukari, ubuto, kamyo z'ubuto n'amafarini, ninjije miliyoni 295 z'amafaranga y'u Rwanda. Yatumye nyuza mu rwego rw'abakire b'abanyamafaranga, ntunga ibipango, ntunga amazu, ntunga amamodokari, ntunga ibiro bigeze mu 120, amafaranga ndabyibuha, ndatunga, nogera muri pisine nziza, tembera ibihugu ya mu ndege, nguwo hasi mu meri bapakira amezi 6 ikazapakura u Rwanda 6. ndi mu kurya ubuzima gusa bagore. Turabirya, matora turazirya, ibitanda turabirya, dutangira kwicara ku budobo bwa usa. Ngera mu rwego rwo kwirukanwa mu mazu Kigali, nkajya ndara hanze n'umugore n'abana. Najya gusenga mu butayu nkabwira Imana nti ndi umugabo mbwa, miliyoni 200 zarashize, ibipango byarashize. Najyaga nkuramo ikirenge mu nkweto ukagira ngo n'uruhinja rwavutse. Niga gukandagira hasi, ntangira gukora ubuyede. Nushaka wiga urangiza ibihugu byose urinjiji, kuko abenshi bari gusamba bakora ibyaha by'ubutinganyi, basambana n'abandi bagabo ku bagabo n'abantu bize, ntabwo ari injiji. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ku bantu baje bataheruka guterana cyane, kuko hano habaye nk'iwacu, mbibwire nitwa Sengiyumva Saviye, guturuka mu itorero rya Nyanza hariya Kicukiro, paruwase ya Gatenga. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 12. Mwene data yavuze 10, ndamubwira nti nkurusha 2, ariko bavuye mu maraso ya Yesu. Ko nabonye abana 12, narababaye cyane bikabije, maze gupfusha abana 8. Urumva rero umuntu wari upfushije abana 8, nkurikije karande zo mu miryango ya data yambonye ndi umwana wa 10, amaze gupfusha abana 9. Izo karande rero ziradukurikirana, ngo zidukurikirane, nza ndi umwana wa 10. Mama twite inda yanjye igeze mu zabukuru, gihe cyo kuvuka cyegereje. Mama arwana na muzehe agenda mwirukankana. Data yagiraga umujinya mubi cyane ukabije, agenda mwirukankana avuga ngo aho ngusanga niho mbirangiriza, ndakwica nta kabuza bitewe n'ibuye unteye. Mama ageze mu muhanda bura ahantu yakwepera, imbaraga ni nkeya, nta mazu ahari ngo abaturage bamutabare, yigira inama yo kunyura mu marimbi harimo akayira ku buryo kazamuka kagahinguka mu midugudu mu baturage.
ageze mu marimbi hagati, irimbi ryari ritangiye gusakara ibyatsi, urwiri, hanyuma ibyatsi biramuteze, abagwiriye irimbi, kumbe irimbi hihishemo umusaraba w'icyuma, ntiyawubonye. Nta handi watungukiye ku nda ya mama, kuko yakubiseho yanda, noneho uhita usaturamo inda kabiri, igipande kimwe kiramanuka, ikindi kirazamuka, mpita agwa nk'ari yagaramye, nanjye mba nanabutsemo kare, mba nanjye ndimo kwigaragura hariya. Ikinzanye kubabwira uyu munsi nuko Imana ibafiteho umugambi mwiza, kandi kuba muriho ntabwo mubayeho ku bwanyu, si mubayeho ku bw'imirimo mukora, ntimubayeho ku bw'akazi, ku bw'amashuri mugira, ahubwo mubayeho kubera umugambi w'Imana. Data uko yakaje yirukanka ataho musanga niho mbirangiriza, abona mama ari gusamba ku ruhande, abona jyewe ndigaragura ku ruhande, arangije aravuga ati Mana yanjye senga wowe ukanyumva, ndabona kari akana k'agahungu, nta rindi zina mwise Sengiyumva, nzamenya ko nayisenze Imana ikumva. Ndashaka kubatangariza muri iri teraniro ko nta sengesho ry'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Ntabwo Imana yumvishije data kubwo yasenze ngo naramuka abaye. Ikintu Imana yagambiriye yari izi ko uyu munsi wa gatanu nzaba ndi Kacyiru mvuga gukomera k'Uwiteka Imana. Mpera Imana icyubahiro niba ubyumvise neza. Nicyo cyatumye Imana igusiga, nicyo cyatumye Imana ikurinda, nicyo cyatumye ugihumeka, nuko Imana ikubonamo ikintu cy'agaciro. Data avuze induru ati nari nihekuye. Abaturage baraza baterura mukecuru kwa muganga, nanjye kwa muganga, nkurira mu byuma. Icyo uzaba cyo Imana irakirinda, kandi ikintu mbabwira, ntabwo Imana irinda Sengiyumva, reka da, ntabwo irinda Jean Paul, ahubwo Imana irinda ijambo yavuze kuri Jean Paul, ngiryo gusa rituma tubaho. Wavuze ngo Imana yaravuze ngo irakuziziwe. Ntabwo yarindaga wowe, ahubwo yarindaga imvugo yayo. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, niyo ryatinda uritegereze kuza ko rizaza. Maze kumenya ubwenge ngirirwa umugisha, ntabwo naza kuvuga ubuhamya bwinshi cyane, ngira ubuhamya bwinshi ko nanyuze mashuri menshi, ayo mwisi ntayo nibitseho cyane, ariko nibitseho y'Imana. Nibitseho amashuri y'Imana. Aya rero harimo za kaminuza nyinshi, uriga kugeza ubwo ukamirika, Imana yamara kumenya kukamiritse kaguhagarika imbere y'abandi. Ntabwo Imana ikoresha abantu babaswa, ntimukayobe. Ntabwo Imana izaririmbisha abantu babaswa bica ibintu babivanga, ntizakoresha abavuga butumwa b'injiji, ikoresha abantu Imana ijijuye. Nta musiviri ku Mana. Niba umusiviri leta itamuha akazi k'igisirikare, utekereza ko Imana ariyo yakoresha abasiviri? Basiviri bakirira imineke mu muhanda, barya ibidiya birindazi byose bakoyora bajye abo ngabo. Imana ikoresha uwo yatoranyije, uwo yavanye ahantu ikamuhindura. Iyo imaze kumuhindura akabona ko yahiye neza, kari ugushyira uruhande rumwe, iti gushyira kuri tere, kuko buzabyara umusaruro. Ntabwo rero Imana yapfa gutoragura ahibonye hose ngo izane ishyire mu murimo, ishyire mu murimo. Muri iki gihe ikintu Imana iri kwanga akajagari.
niba leta turimo dutuyemo irimo kuvana abantu mu kajagari, ivana abantu mu manegeka, ahantu basiga ubuzima, Imana niyo yarekera abantu ahantu baburiramo ubuzima. Yo dore mama maze kumenya ubwenge arambwiye ati mwana wanjye dore uburyo wavutsemo, wavukiye marimbi, data we mvukira ku musaraba, umusaraba urankurikirana nivuruguta mu byaha, mbu mubandi, mbu mupfumu, umukozi wa shitani, imyaka 28 shitani musanga hasi, tugakora inama z'uburyo ndi butere hano mwisi. Mwebwe mukina na shitani ntimumuzi, nuko mwumva gusa ntimwamubonye. Sanga niyo mpamvu sanga mukobwa bahungu bakorakora kwibere ku izina rya Yesu toka shitani, ukagira ngo ni ipusi wirukana, ntabwo mumuzi. Buriya niyo utanamenya Imana ukamenya shitani wenyine byagutera kubaha Imana utigeze ubona. Byibuze kamenya imikorere mibi y'abadayimoni, kamenya imikorere mibi ya shitani. Nageze mu rwego mbu umukozi wa shitani, wiba inzu y'umuntu ikinze ku buryo abyuka mu gitondo agasanga inzu ikinze, aryamye hasi, matora yagiye, imyenda yagiye, amafaranga yagiye, kandi inzu ye ikinze. Nageze mu rwego rwo kuba umujura, njye sinibaga ubusa. Aya mwebwe mugenda mutoragura ku muhanda. Ndagira ngo ngutangarize niba wari umunyabyaha cyangwa ufite utundi twahurimo, ifata baruharwa nawe yagucacira. Njye nibaga amamodokari kuko nari nzi gucura imfunguzo z'amoko menshi. Nagiraga amabandi muri Kampala ahantu bita na Kivubo, warangiza ugakomeza kuri Rubaga Road, warangiza ugakomeza ahantu bita mu Kibanda Road ndiri y'abajura n'indaya. Aho ngaho nari mfite abajura bagomba kuneka ahantu hari umutungo, hari amafaranga. Niba uvuye kuri banke kubikuza, abahanagiraga bahagarara ku mabanke gusa kureba iryinjira n'irisohoka. Uwabikuje babaga bakuzi neza. Kumame saje bambwira ati abikuje miliyoni zinizi, ari mu modokari ifite plaki zinizi, yambaye gutya, akatiye kuri hoteli iyi ni ivatiri nkaba nayikuyeyo kare, nambaye ikositimu isa niye, mareti isa niye, nkayinjira muri hoteli. Taxi vatiri nkamubwira ntigenda, nkikoza muri hoteli gatoya, nkagaruka kuri ya modokari nifunguzo. Nagiraga imfunguzo 3, rwa 4 rwitwaga Mastaki, umwami w'ifunguzo, mbese ari umutware wazo. Iyo wakozaga ku modokari yaribwirizaga ukagira ngo rwarayiremye. Mwebwe ngo muriba, wanyerekaga urufunguzo rwa banke gusa, nkazana isabune ngakomaho gutya, ngatwara isabune yishushanyijeho urufunguzo. Ejo ugasanga banke yafunguwe. Hanyuma nyura muri ubwo buzima, nageraga ku modokari ngafungura, nkinjira urufunguzo rufunguye imodokari rurayatsa, ngahita nyura neza kuri security akanyingurira nka boss mwenye modokari, ngasohoka. Modokari nagutwaraga mu gitondo 2 kukunyuraho 5 ivuye muri Kibanda hasa iyo ngiyo ndimo. Yahindutse utakibasha no kuyimenya, na plake ziriho utazi nizarizo. Nguko nabonye amafaranga mbumukire,
ngera mu rwego rwo hejuru, ndabyibuha ndagenda mpima ibiro bigeze mu 120, nicaraga mu kamodokari kakamanuka, abantu bakavuga ati dore umunyacyubahiro, dore umunyamafaranga. Data we, ntabwo Imana ikanzwe n'abanyamafaranga, ntabwo Imana ikanzwe n'abanyacyubahiro. Dore igifite agaciro ku Mana ni ukugira umutima uciye bugufi, hindisha umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Muririmbyi yararirimbye ngo uwo mutima urazamuka ukarenga ibicu, ukarenga inyenyeri, ukagera ku ijuru, ugakomanga. Nabonye ikintu kibuza umutekano mu ijuru muri perezidanse y'Imana, ni umutima ukiranukira Imana. Niwe ukomanga mu ijuru bakabura umutekano. Amafaranga ntajya ahagurutsa Imana. Iyo aza kuba ahagurutsa Imana, ayasenga yumva yaragombaga guhagurutsa Imana. Kuko ninjiye mu Rwanda 95, genocide irangiye, ninjirana amasukari, kamyo z'amasukari, ubuto, kamyo z'ubuto n'amafarini, ninjije miliyoni 295 z'amafaranga y'u Rwanda. Nza ndi umukire, ariko umukire utazi Imana, utubaha Imana. Kuba umugabo munini ibyo ntibyahagurutse Imana. Waba umugabo mutoya ariko wibitsemo Imana. Ubaye munini ufite n'Imana nabyo byabakarusha. Kugira amashuri menshi atarimo Imana uri zero. Nushaka wiga urangiza ibihugu byose urinjiji, kuko abenshi bari gusambana, bakora ibyaha by'ubutinganyi, basambana n'abandi bagabo ku bagabo n'abantu bize. Ntabwo ari injiji. Abantu bagambanira ibihugu, abantu ni abanyabwenge. Rero muve ku butumwa birirwa bababwira, cyakira, akira igitangaza cyawe, ugiye muri Amerika, akira visa, akira inzu, akira igipangu. Ibyo ntabwo ari byo byazanye Yesu. Ibipangu, amazu muri Amerika, mwese abanyarwanda muzajya muri Amerika. Abagiye yose bo badufitiye uwuhe mumaro? Aba perezida ha visa buri munsi, barakakariye mu Rwanda ngo bagiye kubwiriza ubutumwa, bagera hanze bagafatikanya n'abanyamahanga, barangiza bakirirwa batuka u Rwanda. Izo ni visa zibajyanye. Mugiye mu ijuru cyangwa mugiye ikuzimu? Mugiye muri Amerika, muri kumanuka ikuzimu, mushaka inzira ibajyana mu ijuru. Ntabwo Imana izigera ikora ikosa kuduha ibintu abapagane batunze, kuduha abantu indaya zitunze. Indaya zifite amamodokari meza, indaya zifite ibipango, zifite amazu meza. Imana izaduha icyo badashobora kubona keretse indaya izihana. Imana izaduha ibyo badashobora kubona keretse uzaca bugufi akayemerera. Icyambere muri bibiri duha, icyambere ni amahoro yo mu mutima. Ushobora no kuburara ukagira amahoro, kandi abafite amafaranga, umwe akarara mu cyumba n'undi akarara mu cye, mugaca umwe agafata imodoka akagenda mu kazi, n'undi agafata indi, bakajya bagenda gutyo. Barabuze amahoro kandi amafaranga bayafite. Nta mahoro. Icyakabiri Imana izaduha ubugingo buhoraho. Ubugingo buruta amafaranga, ubugingo buruta imyambaro, ubugingo buruta amazu, ubugingo ntabwo Imana yaduha ibyo. N'imiruho twarushe, n'imvura yatunyagiye, n'izuba ryadutwitse. Nagira ngo mbabwire, inzu iyo umaze kugira uyu mugabo ukamushyira imbere yawe, ntubura inzu. Inzu ni bombo, modokari ni bombo. Abazifite mufite bombo, nari mfite nkeya se. Mufite bombo iri guhaye ngo unyunyuzeho bombo. Niba na bombo yitwayemo neza, inyuma irekure penkupe iruta bombo. Abenshi rero muguye kuri bombo, penkupe mutanaziriye, kandi mugiye kubura n'ubugingo.
imana ifitanye ikibazo n'abantu yahaye. Yarabahaye ariko aho kwishimira ibyo yabahaye ngo babihagararemo neza, babihamyemo neza, ahubwo barasayisha. Iki kibazo imana ifitanye n'abantu yahaye. Imana izaduha ibyo abantu badashobora kugira. Nicyo cyatumye inyuza mu rwego rw'abakire b'abanyamafaranga, ntunga ibipango, ntunga amazu, ntunga amamodokari, ntunga ibiro bigeze mu 120, amafaranga, ndabyibuha, ndatunga, nogera muri pisine nziza, tembera ibihugu, mu ndege, nguwo hasi mu meri bapakira amezi 6 ikazapakururwa andi 6. Ndi mu kurya ubuzima gusa. Bagore, ibyo bita ngo gusohoka, bantu badafite imana. Iyo basohotse hajya hanze ngo kuruhura ubwonko, kandi agiye kubucyanganyikisha. Kagishaka abagore twirirwaga mu mazi, abagore batsirita, uruduhindura mu mazi nk'ifiri mu mazi. Firingi twaraziriye, ariko firingi nziza n'ukuzura umwuka wera w'Imana. Ubwo buzima twabubayemo. Nicyo cyatumye nyuza mu rwego rw'abakire, kugira ngo nimpagarika kuri tere njye mbwira abakire ngo mujye muca bugufi, icyubahiro ni icy'Imana. Irangije imanura mu rwego rw'abakire, iragenda ishyira ku itapi, imvana mu biro 120, ingeza mu biro 40. Amaso aracura, amahinduka imirari, inzara y'imyaka 7. Imana irimo kwestara ngo irebe ko senge yumva yasubira mu bujura. Nahase nta mamodoka arahari, nagombaga kugenda. Zimwe barazibagaga, dokari kwatsa imodokari gato yakunyuraho gato. Izo ntahinduraga, bashyiraga hariya bagatema nka kuriya muzisanga mugashata. Muziko izo mugasyata zose ari ingurano. Imana tubabarire. Nta mujura nshinjeyo, ariko yijyanye ukamubwira ati nyiheramo miliyoni aho ngaho igure 5, yavuga ati pu mugasature vuba vuba mukabage, bakita kukabaga kagira ngo ni inka babaga. Imana twe yatuvanya, Imana ishimwe. Bo bariya barakora ibyo gukiranuka, barazicuruza, bacuruza ziri mu kuri, ariko je nari umubandi mvuga ubuhamya bwanjye. Urumva ngewe naho Imana yankuye. Imana yarakoze rero. Ncisha mu nzara y'imyaka 7. Imana izakugerageza kugira ngo irebe ko ibyo wakoraga byakuvuyemo, byagushizemo. Mwe benshi mutubesha ko mudasambana, mutiba, nuko mwabuze abo musambana nabo. Imana nigushyira kuri tere, ushobora kugaragara wabuze ubusambana nawe kubera ko ubatereta bakanga. Ariko noneho reka izaguhagurukirize Derira aza kwiteretere. Kucika umuntu waguterese wowe, Mana yanjye, atari imbaraga z'ijuru zakumanukiyemo zigutuyemo. Umuntu waguterese akagushakisha. Uza abakozi b'Imana bamaze kutuvaho, agutereta uri umukene, ejo ati yo mukozi w'Imana uziko yo n'uburyo ukorera Imana. Acira imodokari ya 23, ujye uyigendamo mu murimo w'Imana. Ahita akubwira se ko agushaka. Hashira iminsi 2 wazaje ukayinwa ukampara ifuti, ndashaka kujya Gisenyi. Mukajyana Gisenyi akagucereza ugataha ijoro. Nta kintu mucikira he, uramutse udafite izindi mbaraga. Mube maso, mwihagarare. Imana yanyujije mu rwego rw'abakene babatindinya kujya, inyuza mu rwego rwo gupfusha umwana w'inzara. Ararira, arahogora, kurira kurakama, asigara yayura, kwayura kurakama, asigara higiza gusa, agenda muri rorani, arangira mureba, kandi Imana ihari. Kubera inzara agenda mureba. None si Imana yari buzi ibiryo byo kumpa, cyangwa yagira ngo ibanze irebe umutima mfite ko wasubira mu bujura cyangwa wasubira mu bigirwamana?
ibintu turabirya, matora turazirya, ibitanda turabirya, dutangira kwicara ku budobo bwa usa. Ngera mu rwego rwo kwirukanwa mu mazu Kigali, nkajya ndara hanze n'umugore n'abana. Najya gusenga mu butayu nkabwira Imana nti ndi umugabo mbwa. Miliyoni 200 zarashize, ibipango byarashize, najyaga nkuramo ikirenge mu nkweto ukagira ngo ni uruhinja rwavutse. Niga gukandagira hasi, ntangira gukora ubuyede, nikorera imizigo. Imyaka 4 nikorera imizigo mu gishanga kwa bamutangana, hahandi hahoze Petero Rwanda. Nikorera imizigo, agatuza karahengama. Abahungu bakajya bambwira ati ntimwajyaga mutubwira se ngo mwaje mu Rwanda ngo Imana yabahaye amata n'ubuki? Bakambwira ati jyamo neza. Ninjiyemo ntazi no gutega umufuka, nge nkinjiramo nk'inka. Kumbi iyo bateruye sankiro, umwe aterura hano undi agaterura hano. Noneho abahanga b'umuzigo nagiye kuwumenyera wenda kunturitse. Abahanga b'umuzigo iyo bateruye nawe uhita ugira gutya, uzamuramo, noneho ugabonama bakakira hano ugakinga kugira ngo ntumanukane imbaraga. Noneho jye ninjiragamo nk'intama basekuraho kilo 100. Ate niyo mata n'ubuki bababwiraga. Mwarujemo ngo runamata n'ubuki bitonde tuyasangire. Mbega ngo ndakubitwa ndacuragazwa. Muntu uvuye muri miliyoni 200, mizigo, ubuyede, Gikondo, maze kugera mu biro 40. Nta wundi wacukuraga amatowarete ya Gikondo ni jewe. Bashakaga umuntu uzi gucukura neza towarete, ati tuhamagarire Mugande haza cukure towarete. Ndi mu biro 40, kumanuka hasi muri 15 urumva byabaga byemeye. Cukura amatowarete. Ntungwa na mondisi z'Igikondo. Hari yabubatse umurenge wa Gikondo, hari mondisi nini cyane. Bajyaga bamenaho ibifu abakire, nkajya mpanyura nkayora ifu ya imisatsi ya menshi, tukayungurura tukamena ku ruhande, amakara tukamena ku ruhande. Madamu yateka ubugari bugasa n'igitaka. Mana ikambwira ati nzakugirira neza, nzakugirira neza. Nari narakijijwe. N'ingaruka nzababwira uko Yesu yamfashe n'uburyo nihane. Nta muntu wambwirije, nta muntu wari kunshobora. Nari kunkumuraga nkihindura igisimba, nkajya mu ngo z'abakire n'abayipusi. Ati yo mugireke yinjire ize kudukiza imbeba. Kumbinje kwiba, ndo mubandi nziye mu ishusho y'ipusi. Mwebwe rero amapusi n'imbwa mujya mubishyigikira. Pusi n'imbwa ni ibintu bikorerwa mu n'abadayimoni cyane. Nagera mu nzu nkongera nkikunkumura, isura y'ipusi kabura hagahindwa gasenge yumva dayimoni zikambwira ngo amafaranga araha. Namara kuyacacira nkakurura ya shusho y'ipusi igasohokana amafaranga irumye umurundo. Abaye n'urugati ipusi ijyanye amafaranga ni wapi? Iyo si ipusi. Pusi hurirahe n'amafaranga kwirya imbeba. Ubwo nahaye umuntu ndimo kubabwira, kandi nje mu rugo nk'umushitsi. Ubwo ninjiraga gutya nk'umushitsi, nakwicara muri saro, kandi iyo pusi kahita icaho njyewe nkabura, ipusi kabari yisigara mu kazi. Ayo nizo ni imbaraga z'amajini. Ariko hari imbaraga z'Imana. Hari imbaraga zitsinda karande, hari imbaraga zitsinda amajini, hari imbaraga zitsinda ubukene, hari imbaraga zitsinda ubushomeri, hari imbaraga zihindura ubuzima. Nazanywe no kubabwira uyu munsi, mwene data kimpamagara narasenze, Imana irambwira ngo mbabwire uyu munsi ngo mwimuke. Imuka ahantu warutuye, imuka ahantu wabarizwaga, imuka ahantu maze igihe, wimukire mu kindi cyumba. Ntabwo ari ukwimuka kuzinga ibintu ngo uve hano ujye Kimironko, ujye za Kimisagara, ujye imuka. Amasengesho usenga ntaho yakugeza, ntacyo yakumarira. Biragusaba kujya mu yandi masengesho y'imbaraga yo mu cyumba cyo hejuru. Nzanywe no kukubwira ngo imukira mu cyumba cyo hejuru. Amasengesho yo mu byumba byo hasi bantu bayasenga biba, bayasenga na manyanga, bayasenga nishari, basenga basambana, bakanabwiriza basambana barashize ari imishire.
shabundi narabwirije ahantu ngo nce ku binyamakuru, umuntu umwe arampamagara w'umukobwa arambwira ati ngira inama ndapfuye ndashize, mfite umuntu ukomeye cyane w'umukozi w'Imana ntashaka kuvuga izina, yanyishuriye ndi umwana w'imfubyi, yanyishurira amashure matoya nayo hejuru, tugeze muri kaminuza atangira kunsaba ko twaryamana, nanjye mbinjije ndamubwira ntituzaryamana, nanjye ngeze mu mwaka wa nyuma kugira ngo akunda ndihirire, none yanzengereje amereye nabi. Uwo muntu ntabwo yimutse ngo yimuke ahantu ari, ntabwo yahimutse, nubwo afite umurimo w'Imana akora, aracyari mu byumba byo hasi. Nimuhembwa n'abantu, niba mukozera abantu muzahembwa n'abantu, nimukorera Imana muzahembwa n'Imana. Baririmbyi muririmbira Imana, mwe kuririmbira ADEPR. Nuririmbira ADEPR uzahembwa na ADEPR, nuririmbira Imana uzahembwa n'Imana. Kandi ikindi mumenye ko muri gukora umurimo w'Imana ku mugoroba wa nyuma, muri mu banyuma bagiye guhembwa ibihembo, abatangiye mu gitondo, abatangiye saa sita, abatangiye muri ku mugoroba, muri ku kirengarenga. Umuntu rero ukora ku kirengarenga yivamo n'imbaraga ze zose, kandi mukwiriye gukora kurusha abo mwasimbuye. Aho mwicaye hicaye abandi, hanyuze benshi baririmbye indirimbo nyinshi, hari n'abaririmbye ku giti cyabo. Mukwiriye gukora ku buryo mubarusha umubyizi, umusimbura aruta uwo yasimbuye. Nicyo cyatumye Eliya na Elisa, Eliya yakoze ibitangaza 7, Elisa amusimbuye akora 14, kandi cya 14 agikora yarapfuye atakiba ku isi. Imana itugirire neza. Imana yancishije mu rwego rw'abakene n'abatindi nyakujya, ngera mu rwego rwo gupfusha umwana w'inzara meya w'akarere ka Kicukiro witwaga Jire Ndamage, aragemura agemuza pate jaune n'amashaza n'impungure ntuyigikondo mu gashekero. Niki cyatumye Imana incisha muri ubwo buzima? Kwari ukugira ngo nimba hagati y'iteraniro umuntu ufite ubuzima bumukakaranye bubi mubwire ngo humura, nta hantu Imana itakura umuntu, nta n'ahantu Imana itashitse umuntu. Uyu mubiri Imana iwuremye uvanye mu biro 40, maso yarabaye imirari, satsi wari ikaraze. Igihe perezida yavugaga ngo abantu bakwiriye kwihangira umurimo, muzasanga ku binyamakuru byinshi nijye mugabo watangiye je gucuruza ibishimbo bitetse mu Rwanda. Mana yarambwiye ngo hanga umurimo utazwi mu Rwanda, ucuruza ikintu kitazwi. Njya mu butayu gusenga iminsi 3, Mana yarambwira ngo tangira ucuruza ibishimbo bitetse. Ibyo mwita miti nijye wabizanye, ndabicuruza Inyamirambo kuri 40, ngaba amashami mu Gasyata, ngaba amashami za Gikondo, nkangije amafaranga 7 Imana iranzamura, impibyo kurya, abana batangira kurya, bana batangira kwiga. Mfite abana bageze muri 4 barangize kaminuza mu bihugu byo hanze, mfite abandi bana 5 maze gushingira, abandi barimo bariga, n'uwanyuma na wari mu ishuri. Imana ikubwiye ngo byara nzaguha umugisha, urabyara. Sinshaka abantu banyigana, mubyara bo mushobora kurera. Niba utaravuganye n'Imana ngasana, ariko iyo wavuganye n'Imana, none se napfushije umwana w'inzara nafite 2, none mfite 12. Reba 12 bateranye, ureba icyayi gitekwa mu Rwanda, wajya wazana agasafuriya ka Kenze, nukuzana isafuriya y'ijerekani, reba isukari ijyamo, reba amata ajyamo, reba igikoma ajyamo, wajya wazana agapaki k'umugati, wazana ibiro 5 by'ibirayi, wazana ibiro 3 by'umuceri, 5 by'umuceri,
ubateka mu isafuriya ingana gute? Bari ibyo bariye mu gitondo, bare n'ibya saa sita n'ibya nimugoroba. Ubwo murumva umuntu atari bosi? Ntabwo mubizi. Tubimenya kugira ngo umenye hazemo akantu. Nubwo Imana yavuze ngo byara nzakurerera nzaguha umugisha, ubimenya nko muri iki gihe cy'ishuri. Ubu mfite 7 bose bari kwiga. Harimo abiga amasegonderi, harimo usigaye umwe wa kaminuza, harimo abandi rero ba primaire. Noneho bose bagahurira hamwe, amakayi, amakaramu, nubwo minerevare zagabanutse. Wagusaba ikaramu z'abana 7 n'amakayi y'abana 7, kandi umwe asabwa amakayi 30, 20 nangahe wakwahagira. Musenga Imana. Ejo bundi nabwiye abantu, sinzi uburyo abantu batekereza. We mu mufuka wawe uri umushomeri, nta kintu wibitse, uri sakintu. Ugize kuba uri sakintu, no ku Mana ube sakintu. Niba uburiye mwisi banza wibikeho Imana. Numara kwibikaho Imana, nyuma irakora akantu. Ampaye ntikuzeze wase ntikuzanira sekimono. Uziko jewe nakennye nkagera mu rwego rwo kurara inzara kenshi bihinduka umwuga n'abana. Ariko nasenga Imana ikazana amafaranga ikayashyira ku muryango. Ku muryango. Mwigeze mubibona ibyo ngibi? Mwigeze mubimenya? Ku muryango bwaca mu gitondo Imana barayisenga ati Imana utugenze uko ushaka, niba ushaka dukure muri iyi si. Ugasanga inote za 5 zirambitse ku muryango. Hari igihe umwana yigeze kuziterura arazinzanira, mubwiye ni mwana wanjye, urebe uburyo twanyaruka ku gasambu naguze iriya, turebe ko harimo umunyagara w'agatoki, niba batarawutemye turebe ko twabaho. Harangiza saa 11:15 azane inote za 5. Arambwira ati papa, aho wari wicaye ni mugoroba na hatoya amafaranga, nti mwana wanjye ntumvune mu mutima. Iyo ngira amafaranga muba mwaburaye, muba mwarariye imigati 3 nakuye kwa kari umugabo mu gashekero. Ati singaya ngiye kubara mbona ni inote 6 z'ibihumbi 5. Ndageragezwa n'umudamu, ndavuga ni nyirayo naboneka, turamubwira ko ntayo twabonye. Imana tuhita tuyiha amasaha, turayibwira ati nyirayo aboneke kuva mu gitondo kugeza saa 6, nibirenga saa 6 turahita duhaha. Twicara ku muryango ngo dutegereze umuntu uri buvuge ati nta kintu mwantoreye hano. Kumbi nari maze iminsi nirukana mbwira abayobozi, ni bayobozi mu ntabare. Bucya mu gitondo bona abantu banywereye urumogi hani wanjye, nkabona utubuto tw'urumogi, bazanyicira umuryango mutabare. Kumbi ndirukana amafaranga. Bantu bavuye iyo bavuye bamaze guhembwa, baraza bicara iwanjye banywa urumogi bahaze, bahita bata amafaranga barigendera. Nabimenye gute? Nabimenye hashize iminsi 3 abantu banyura iwanjye, numva bamwe harimo kuvuga ati kandi sha ubwo bugoryi bwawe ejo bundi wanyweye ryinshi unywiza yose, udutera amafaranga bari bamaze kuduhemba 30 ntabwo ari amafaranga make sha. Mbona ni baba tipe rero bayataye iwaye. Ndavuga niyo Imana nibikoni gibikoresha abakozi b'Imana bakaba senga. Nzangwe no kukubwira ngo imukira mu cyumba cyo hejuru, amasengesho ufite ukungana niko n'amasengesho yawe angana. Iyo ufite amasengesho menshi no kwaguka muri wowe kwisha, nibikorwa ugira biraguka, n'imirimo ugira. Amen. Nta mukene usenga Imana. Kurira kwararira umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu zavuga. Iyo ukennye usenga Imana, iguha akamenyetso gatoya, wenda ikaguha k'impano gato. Kanari yambaye uko ashaka, aryamye nabi, ubuzima bubi, niyariye arya ibitame, mfite ubuzima.
hariyo babayeho gutya. Ariko umuntu usenga Imana inzara irakurya, ubuzima bukagukakarana, ariko ukagira icyizere yuko Imana izakugaburira. Yajyaga imbwira ngo nzakugaburira. Murabona uyu mubiri mfite se utarya? Muzi rero ko tungana gutya mugira ngo ni umwuka wera gusa. Nde wakubeshye? Mwuka wera zaninda. Mwuka wera yumisha inda ahubwo akumana n'umugongo ku buryo utunga izindi mbaraga abandi badafite. Nigeze mba akagabo gatoya k'ibiro 40 najya kugemurira umudamu wanjye muri CH karyamye ku bitaro, nakwinjirayo nareba gusa, nareba yeye nkareba nibiri munsi y'igitandi wiwe nari nakandagira, nkamubwira ntumeze gutya na gutya na gutya na gutya. Bituma abantu bakunda umugore wanjye CH ibyo kugemura nagemuraga ari uko nanyonza akagare nikoreye umuzigo. Barambwira ati ntukazajya uzana ubwo burayi bwawe n'ubujumba bwawe, hano haba amasombe n'amafi n'iki. Iyo babagemuriraga babwiraga madamu nti aba ari wowe ubanza kubihesha umugisha, Mana ntibura uko gutunga usenga. Imana yanzanye uyu munsi yambwiye ngo mbasomere ijambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice cya mbere murongo wa 12 n'uwa 13, ariko uwa 13 ndasoma yaho gusa. Ukwiriye kwimukira mu kindi cyumba cy'amasengesho, wajya gusenga, kuzura umwuka wera, ukerekwa, ugahanura, ukavuga indimi nshya. None waramanutse uri mu cyumba cyo hasi. Cyumba cyo hasi ntabwo gitanga ubuzima, cyumba cyo hejuru nicyo gitanga ubuzima. Uzi Imana yatabaye bari mu cyumba cyo hejuru ikoresha marayika. Mu cyumba cyo hejuru ubutabazi bwinshi buza, haza marayika. Marayika ni ucingura ibyugi byananiranye, ugera ku cyugi kikahita kibwiriza kubikuta. Twahageze dusome umurongo wa 12 gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa. Benshi bakunda kucyita ikibyakozwe n'intumwa, ariko amateka tubwira ko ari byakozwe n'umwuka wera, kuko intumwa zikibonekamo atari nyinshi, ni byakozwe n'umwuka wera w'Imana. Gice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Uru rugendo rwo kugendwa ku isabato n'uruwe bisobanura urugendo rwo kugenda umunsi wose. Hano Bibiliya ivuga ngo nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Twaraho twasomye turinjira turasesengura dusanga amateka atubwira urugendo rwo kugendwa ku isabato ari urugendo rw'umunsi wose kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Turebe umurongo wa 13 dusome ayaho gusa. Basohoyeyo barurira bajya hehe? Basohoye i Yerusalemu buriye bajya he? Imana irashaka ko mwimukira mu cyumba cyahe. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ibindi bikurikiyeho uze kubisoma nubona kanya. Imana iradushaka mu cyumba cyo hejuru. Cyumba cyo hejuru gitanga ubuzima, cyumba cyo hejuru gihindura amateka, cyumba cyo hejuru kirimika kikanimura, icyumba cyo hejuru kirukana umupfumu, kirukana abarozi. Cyumba cyo hejuru sha nari maze imyaka 6 madamu wanjye apfa buri munsi n'abana, ibibyimba bya buri munsi mu rugo byarabaye nk'inuza, kandi senga Imana ikambwira ati nzakugirira neza. Bigezaho ubwo baduhama mu ijerekani y'amazi, abantu bari mu rugo 9 twese turapfa. Badiyakoni Nyanza baraterura, bararuha, baravuza, bararuha. Nzira umuntu duturanye nihereye ku butaka bwanjye, Imana yambujije ngo ntuzamutuze, inzara imbanye nyinshi mugurisha agapande ka 400. Kumbi ntuza umurozi ntabizi, aranzengereza ariko akajya ambwira tuzanyimuka.
uzanyimuka nambutse Nyungwe yewe uzanyimuka. Nkamubwira ni ntabwo nzakwimuka ntuzimuka, ibyo besha wowe urindese utimuka. Atuzabo maze kwimura ni mubo wimuye sengiyumva ntarimo. Najya gusenga Imana ikambwira ati warabyikururiye ariko nzagutabara. Kugeza ubwo Imana ibona bizahaye bimaze kugera mu mwaka wa 6 irambwira ngo sengiyumva mwicane n'umuryango we n'abana be mpanagure ku ikarita. Mbwira Imana nti Imana mbabarira, urahanagura ku ikarita se uriya munyagwa ndamurya inyama, bana banje tumurarire byibuze iminsi y'10. Umuntu usengera mu cyumba cyo hejuru agira n'imbabazi, agirira imbabazi abamugirira nabi. Noneho ndayibwira nti Imana mbabarire, kubera ko abonana nakennye ndi mu buzima bubi, uzabanza unkorera ikintu cyiza untabarira imbere. Yari yarafunze umugisha winjira iwanjye, yari yarafunze aravogera agera ku nzu, agera ku muryango. Urumva kugera iwanjye byaramworoheraga, nta ruzitiro rwari ruhari. Imana igiye kubikora neza irambwira ati reka mbanze nkwereke, reka mbanze mwimure mu marembo musige inyuma. Ibanza inyubakira igipangu cy'amatafari ahiye, ishyiraho urugi rwa korotire, n'inyuma hose irahazenguruka irafunga, nsigaramo imbere. Irambwira ati mwirukanye hano nasigara inyuma. Ndavuga n'umuntu uvuye hano akava ku marembo akagera inyuma, n'inyuma zahava. Ndasenga ndakutiriza. Hashize amezi 2 Imana imwimuye wanjye, yamwimuye saa 9 z'ijoro. Imana ijya kumwimura yarambwiye ngo ngutabaye butari bwaca. Nabonye muri iri teraniro hari abantu bakeneye Imana butari bwaca. Imana imbabarire gutabare butari bwaca, ko ni gutabara butaraca amateka araba maremare. Usugira ngo kujya kubyara, impamvu Imana ikubwira ngo uzagende nijoro cyangwa uzazinduke ni yihe mpamvu? Hibizi abagome ugende bakureba noneho bakagire bongera ibyo bateze. Igomba kugenda nijoro ukabyara batabizi. Igutabare butari bwaca. Uburyo yamwimuye nijye aho ntuye ndi umutwarasibo. Mutwarasibo rero ugomba kumenya iby'abaturage. Bagombaga kumwishyura ku wa 6, kandi ku wa 6 nari mfite urugendo rwo kujya Cyangugu. Mu gitondo nzindutse saa 12 ngiye mwivuga butumwa. Ndababwira ntimuzaze mbasinyire ku wa 1 cyangwa ku wa 2, nzagaruka ku wa 1 mu gitondo. Saa 5 z'ijoro, saa 7 barampamagara baravuga ati ntabwo twagezayo, icyo kibanza bazaba baragitwaye, tuze twishure saa 9 z'ijoro udusinyire ugende umaze kudusinyira. Ndababwira niba mubishobora batega amamoto nijoro. Mwigeze mubonaho umuntu bamugurira nijoro bakamwishyura nijoro, bagasinya abayobozi nijoro, ba mudugudu tubahamagara nijoro, baraza bashyiraho ukuboko. Kandi bamaze gushyiraho ukuboko nari mfite n'ikibazo gikakaye cyane aho namugurishije, mbese yari yaramaze, ariko hari akandi kantu nanjye bakampamo 2.5 million. Njya kubwiriza ubutumwa mfite 2.5 n'umwuka wera. Urumva umwuka wera uvanze n'amafaranga biba ari ibindi. Imana igutabare butari bwacya. Mu cyumba cyahe niba amasengesho usenga adashobora kwirukana ipusi bakoherereza irari wabiri wawe, ayo masengesho usenga adashobora kwirukana ipusi, ntabwo azabasha kwirukana umurozi, ntabwo azabasha kumanura umuriro. Hari abagabo basenze Bibiliya itubwira ku buryo basenze umuriro uramanuka, abantu babibonye bikubita hasi bubamye baravuga ati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Mwimuke, gira ahandi wimukira. Ndashaka kuvuga kuri aya masengesho yo mu cyumba cyo hejuru.
hanyuma nsoze mbabwire ku ijambo risoza. Iyo wagize ikosa, iyo wakoze ikosa ugasinzirira mu cyumba cyo hejuru, no gupfa urapfa. Hari abantu tufite bamaze gusinzira, bagize bese ibitotsi, ati po harimo bahora batubwira izo nyubako zabo ibyacuma amafaranga, po ni ngo Yesu azaza. Bararambiwe, barasinzira mu cyumba cyo hejuru. Iyo usinziriye rimwe ushobora guhita ugira usororo. Imana iguhaye ka faveri, ushobora kugenda warapfuye, uriho utariho, uri intumbi igenda utegereje no kuzarimbuka. Ntimugakore ikosa gusinzirira mu cyumba cyo hejuru. Nta muntu usinzirira muri korari ngo azabeho. Nta muntu usinzirira mu banyamasengesho ngo azabeho. Nta muntu usinzirira mu butumishi ngo azabeho. Ushobora kubaho utariho. Imana iduha imbaraga zo mu cyumba cyo hejuru. Aya magambo twamaze kuyasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Iki ni igitabo cyanditswe n'umudogiteri witwaga Luka, wakoresheje hano mu butumwa bwiza. Dusangamo Matayo, Mariko na Luka. Luka uyu nguyu uvugwa niwe wanditse iki gitabo. Yacyandikiraga nde? Yacyandikiraga umunyacyubahiro witwaga Teofilo. Teofili mwiza bisobanura umunyacyubahiro. Yarize, aravuga ngo muri cya gitabo cya mbere nanditse, hari cya mbere ngo yaragiye kwandika ikindi. Muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe ajya mu ijuru. Amaze gutegeka intumwa yatoranije, azitegekesha umwuka wera. Umuntu usengera mu cyumba cyo hejuru akwiriye kuba yarahindutse, akwiriye kuba yibitseho izindi mbaraga z'umwuka wera. Amaze kuzitegekesha umwuka wera, ngo agumya kubabonekera mu minsi ngahe 40, avuga iby'ubwami bw'Imana, akomeresha ibihamya n'ibimenyetso n'imbaraga z'ibitangaza nyinshi cyane. Yesu niwe nyiri torero. Iyo tuvuga Yesu, benshi bamuvuga mu buryo bwinshi. Ngewe iyo nahawe umwanya wo kumuvuga neza, muvuga mu byiciro bitatu. Muvuga mu cyiciro cyashize, nkamuvuga mu cyiciro cy'ubu tuhagazemo, nkamuvuga no mu cyiciro kiri imbere gisobanura kugaruka kwe. Umuntu wese w'Imana akwiriye kurangwa n'ibihimya bitatu: kumenya aho uvuye, kumenya aho ugeze, kumenya n'aho ujya. Umukristo udatunze ibyo bintu bitatu ngo amenye aho Imana imukuye, ahazirikane, ahiteho, amenye aho ageze, abwire ati Imana aho ugejeje ukora mbaye ngushimiye, utegereze kugaruka kwa Yesu. Ijuru rikuri kure. Yesu ahamagara intumwa, yazitangirije intego nyamukuru, abatoza ibihe byo gusenga. None murebe igihe cyose yazengurukiye, ageze kuri finali, aba yahamagaye abatangije gusenga, ageze kuri finali ku munota wa nyuma, arangije mu kubasezeraho, abasezeraho arabategeka ngo abateraniriza hamwe, abategeka kutava hehe Yerusalemu. Arababwira ati murindire ibyo data yabasezeranyije, ibyo nababwiye. Hari ibintu Imana yakubwiriye ku musozi, hari ibyo yakubwiriye mu butayu, hari ibyo yakubwiriye mu cyumba, ugomba kubitegerereza i Yerusalemu. Yabonye ko umuntu uzava i Yerusalemu imbwa zishobora kuzamurya. Nimugume i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru. Abasezeye ababwira ati intego nyamukuru ni ukujya mu cyumba cyo hejuru. Niho hari ubuzima, niho hari imibereho, niho hari kubaho, niho hari kurama, niho hari kuruhuka, niho hari amahoro. Umuntu udasenga, iyo udasenze urasengera. Dufite abarokore benshi
batigeze bagera mu cyumba cyo hejuru tukabana nabo dukorana umurimo. Ejo bundi nari Nyagatare ku itorero ahantu bita Mimuri ni santere nini cyane y'ubucuruzi. Abadiyakoni bakoraga umurimo w'Imana kuri Mimuri baje kurengwa muri covid, baravuga ati Imana ntibaho. Mana twasenze ngo yirukane covid kabyanga. Imana inanirwa na covid wapi? Bahita bakingura bare nini cyane, bandikaho amazina ngo bare Edeni. Muri Edeni baraheza kabisa. Bare barayeza, bagushakira inkumi, bagushakira abakristo, abadiyakoni. Barabyina banywa za mitsingi, baramatana. Imana irambwira ati jyayo babwire ngo ndabanize. Irambwira ngo jyayo urangurure babwire ko mbanize bose mbarangije. Kandi mu minsi mikeya mbanje kubakura umudiyakoni wiringirwaga aho ngaho cyane watangije iyo bare, bamenye ko nabandi mbatwaye. Ngo njyeyo ndarangurura sanga abana bari mu kabyiniro, bagabo bafite inda nk'iyanjye barenzwe. Yo data ndababwira nti ndarangurura, irabishira bamaze. Mwaretse Imana mujyahita bashaka ikimenyetso bakuye mu. Mwigeze mubona aho umuntu afatwa na kanseri mu byumweru 2, inyama zo mu nda zose zigashira ku buryo bamujyana i Kanombe, bakananirwa bakamwohereza Butare gapima, bakavuga ati najye mu rugo ategereze gupfa. Ibitunguranye. Ngizi ngorane rero zaje kuri uwo mukozi w'Imana. Maze kuvayo mu mezi nk'abiri numva ngo ari mu bitaro, ati vayo umusengere. Ndajyayo birananirana, bamwohereza Butaro, bamwoherezeyo barongera barampamagara tuze aragushaka. Kumbi yashakaga kwiyeza ngo nsenge, iravuga ati ntabwo agomba kubaho, aratashye cyakora ndamwejeje, ariko abandi nibatihana bo nta n'umwe uzajya mu ijuru, bose nzabarimba. Tibabwire ati ikimenyetso ntanze niki. Mu cyumba cyo hasi bantu bahasiga ubuzima, bantu barahapfira. Muzi abantu twabuze muri covid, Mana izanye igipimo gito. Bantu turababuze, barasambanye, basubiye mu nzoga, bantu basubiye muri za kanyanga. Bantu babwira abadiyakoni barwanye se, tukabajyana ku mirenge. Ese twabyishingira twebwe? Tukajyana ku mirenge, padagari zikabatwara. Basinze ibyo bari batamenyereye. Yo mugira n'imbaraga mutirebera aho ngaho. Akoza muri mwe gusa zikaza ati shawe nyirataho ndakubomora jewe. Akarangira mu bomoye umusaya yawo hengamise ku gipfunsi kimwe. Eyo utari mu cyumba cyo hejuru hari izindi imbaraga zigukoreramo wowe ubwawe, ariko iyo uri mu cyumba cyo hejuru hari izindi imbaraga. Arababwira ati nimurindire kugeza ubwo muzahabwa ibyasezeranijwe ibyo nababwiye. Yohana yabatirishaga amazi, mwebweho mu minsi mike murabatirishwa umwuka wera. Ngo bamaze guterana baramubaza ati mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arababwira ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'igihe Data yagennye, n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ndashimira Imana. Umuntu uba mu cyumba cyo hejuru, nta mukobwa ubamo, nta mudamu ubamo, bose Imana ibita abagabo. Muzaba abagabo nyabagabo bo guhamya. Ni mu jahangano ahantu cyumba gitanga ubuzima, cyumba gihindura amateka. Yo dore cyumba gihindura amateka sengi yumva buzima bwarankakaranye. Munsi umwe mvuye kwigisha Kimisagara kuwa gatanu, mfite message yo kujya kwigisha Kacyiru Merediye kwa mwarimu Mutsinzi. Icyo gihe niwe wari uhayoboye. Ngomve Kimisagara kuwa gatanu mvuye kusenga, mfibitse amasengesho ariko mu mufuka nta kihari. Tike bampaye ngeze Gikondo kurya gatanu nkiva mu kibisi
umuntu arambona ati mugande narakubuze n'amafaranga yanjye 4,000. Kumbe bampaye 5,000. 500 ndayatekesheje, nari nzi ko 4 mbigura ubugari. Igihe yo kitari cyo kurya ntabwo uzarya. Uzarya igihe cyo kurya cyage, ushobora no kujya aho biri Imana ikakubwira ati ntubirye, bakabicisha ku meza. Ibyo mbibabwiyeho amakuru menshi, buryo twajyaga tujya ahantu ibiryo bakarinda babiterura, inyama bakaziterura bakazisubizayo, amafiriti n'imiceri, wowe udahaze. Bashizeho kwiyarurira, kandi uravuga ati ndagarurizamo. Ubanje yarasubijwe, agasahana ashizeho 2, ageze ku muceri 2, gafiriti tungahe, ku nyama ni kamwe, na yarariye ntayirangije asize agapande. Ibyo ariye ntabimaze, wowe urategereje utwushizeho kugira ngo akore detour nawe usubireyo, ukabona bose bashyize hasi. Uzavaho ngaho zavuga ati baranyita igisambo n'insubirayo. Ibiryo bakabitwara ureba, kuko atari igihe cyo kurya. Igihe cyo kurya uzarira iwawe, Imana ibiguhera iwawe, ubihagira iwawe. Kimisagara ayo mafaranga mba ndayamuhaye, ni narakubuze akira 4 byawe, ndamanuka ngo ngere mu rugo sanga Imana imbwiriye Kimisagara nzaguha inzu, nzagutuza, nzakugirira neza. Sanga madamu n'utwana 2, madamu yicaye kwibaraza, akaboko kitangira igitama, kandi biriwe batariye, ategereje ko sengyumva nava mu ivuga butumwa, bakamuhereza wende itike ari burye. Bene data, mujye mwita ku bakozi b'Imana, buriya barashize. Igihe simbabwiye ngo mungirire neza, kurego ntakibasha no gushaka amata. Se murabona nyikeneye amata, najyaga nkora ubuyede mu gishanga, abahungu bakazamuka Kanzayire bakagura igikombe cy'amata kwa Mubirigi na keke. Nkajya mbwira Imana, ntariko Mana ubuzampa amata na keke kweri? Hari igihe ubuzima bugukakarana ugasaba ubufuti, kuko impamvu usaba ubufuti nuko ibikomeye ububona utabibona. Wajya gusaba ibihenze uri mu buzima bubi. Keke n'amata, nkareba umuntu uriya twari dutunzwe n'ubunyobwa, bunyobwa bwa veni n'akagati karonde, ukanyweraho litiro 2 z'amazi, ukirirwa ukata igishanga cyose nk'uwakiranguye. Nta muntu waguhamagaye ngo uze nguhe ikiraka cyo kuyikorera. Ariko igihe kiragera, ubu nta mata ngikeneye cyane rwose. Ntuzigore n'umubyo wenda uzaza kunsurisha, ntuzazana amata, oya. Ndabizi mujya mubikora mukasura abakozi b'Imana, ariko giye ubu ngubu Imana imaze kungirira neza, ntuzajya uhangayika cyane. Ariko hari abahagarara hano, yakubona wambaye agakote wenda mwene data yakuguriye, ati mwene data ntuzajya usebera ku ruhimbi, wamubona ukavuga ati yo Mana yagezeyo, kumbi iwe rurasunika bangahe yarajegeye. Mujye mugira amaso, abona muntu usengera mu cyumba cyo hejuru agira iyerekwa, agira viziyo. Mwibuka umugabo witwaga Elisa, wari wibitse imbaraga z'amasengesho menshi, yabaga mu Isiraheli kandi muri Siriya bakora inama, akayibamo yibereye mu Isiraheli, akamenya amagambo yose umwami avugira mu murere, ku buryo byatumye umwami ahagarika umutima. Bagira amaso, muntu senga amasengesho arenze 1, arenze 2, arenze 3, uba watangiye kujya mu cyumba cyo hejuru. Niho Imana ibashaka rero. Muve mu ntege nkeya, mwimuke mu byumba murimo, mugende mu yandi masengesho. Imana imanura ibitangaza byanyu, ibahuze n'uwo mwene data yakomeye, ukomeye ufite ibisubizo byanyu, uwo yatubwiye.
ngeze mu rugo madamu yifashe kwitama ibintu byanjye barimo kubisohora bashyira hanze barinjiza iby'undi mupangayi inzu nyimazemo amezi 3 kandi Imana irambwira ngo nzakubakira data we dore ingorane na madamu yo kugira ngo Imana ibihamye neza ibyo yavuze iratsindagira turara hanze kwibaraza ntaho kujya dufite n'inzara ngo bigere saa 7 za nijoro Imana igusha imvura dore ngo turanyagirwa turatitirira ku muryango amakuru mabarakwira mu gitondo abakoze niba ture mu gashekero barabimenye hazamo umugabo witwa Niyongira de uyoboye korari yo mu gashekero yitwa Heromoni yo azanye n'undi muntu baratureba mu gitondo baravuga ati yose ngiyumva mukozi w'Imana umwe arambaza ngo mukozi w'Imana ubu urabona Imana izagutabara wirirwa uhamya ngo Imana iratabara ni izantabara ngo iciye he muzihe nzira se ngiyumva warize sanga wapi umugore wawe yarize sanga nawe wapi ni nkandagira bitabonanye nkanjye ugira akazi nekada umugore arakagira ntako none Imana izaca he ati ubwo buryarya bwanyu mwirirwa mubesha abantu uko kwizera ni kumwe Yakobo yavuze kutagira imirimo go kandi kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye tereka ndebe niba hari ikintu nakumarira yo arebyemo umutima urambwira ati sha nubwo nababaye nubwo ntutse ariko ndarya kabisa narebye arareba sa ndabona ari za 5 gusa narinzi ko mbona mu 1000 cyangwa 2 ti ihangane ndabona ari za 5 asubiza mu mufuka ndapfa we Imana irambwira ati humura nzakugirira neza kandi ubwo burakeye ndi bujye kwigisha Kacyiru Meredie mwarimu Mutsinzi arimo aramamagara buri kanya ibaze umuntu wo mu cyumba cyo hejuru ntiyivumbura ntabwo wivumburira Imana uri mu cyumba cyo hejuru ngo kubera ko bigenze gutya kubera ko naburaye kubera iki kubera ko banyirukanye mu nzu Imana ndayiretse nyivumbuye hari bamwe mugira ubusengesho bw'ubufuti niba uri Imana uyu munsi niwigaragaze niba ari Imana none se ni iki usenga ubu niyo Imana ijya yemera n'umwuka ugashiramo bakukujyana rusororo ariko izina ryayo rigasigara yitwa Imana maze nayo ntabwo bayigirira yasanze iriho ntabwo ngo iragira ubwoba ngo barankubita kudeta ngo bamvaneho yitwa ndiho yabwiye Mose ngo nibakubaza uzababwire ngo ndiho nduwo ndiwe yabantumyeho nukuvuga ngo yahozeho iriho izahora ntabwo bayigirira rero yifitiye icyizere ikora ibyo ishaka bamaze kugenda mu diakonikazi witwa Mama Bofisi azamuka mu gashekera ajya mu kazi yo areba ubwana butitira mama wabo nanjye inzara imvura ubuzima imibabaro imihangayiko aravuga ati yo madamu Sengiyumva ihangane byababayeho twabimenye cyokora mfitemo 2 reba uburyo ugura gakoma utekera abana gakoma amuhereza 2,000 ndamubwira ni ucungane n'igihumbi nanjye nimva kwa Mutsinzi hari ikintu akoze yatike ndongeraho jya gushaka inzu ya 3 turimukira mu ya 3 uyu munsi ngenda mbwiriza ubutumwa hariya kuri Meredie amberekeje ngejeje ku muhanda dutegereza imodoka arambwira turategugere mu mujyi wongera utege Gikondo ni nta kibazo nangira gusengera mu mutima n'Imana asubireyo ndebe uburyo hagati cyama mitemanuka ya convention na Rugando manuke ku Kijepe hariya hepfo ngere Rwanda gisi no mu gashekero ndebe ko nabona mu bukode Imana iramukoresha mpagitano ngo ngize gutya mbumbure amaze kugenda mitemanuka ya Rugando ngera mu gashekero sanga madamu yayibonye ya 3 tuyimukiramo muri iryo joro imvura iragwa amazi aza menshi aradutera tugomba gutobora inyuma cyumba kugira ngo amazi asohoke ubuntu bwose burahinduka bukeye nyirinza aravuga ati yeye barandega kabisa ati mumbabarire mbagurire utundi tuntu bimwe byari bimaze gusaza ubusafuriya bwari burimo ibiraka
aduha ubusafuriya nka bune bushyashya, arangije aduha n'agakuvureri. Tuyorosaga igitenge cy'umugore bigeze saa 8 z'ijoro akajya kurura, nanjye ngakurura, imbeho yabaye nyinshi. Umwe akabwira undi ngo wiyorosha ahantu hazima, wampaye umwenge. Adukodeshereza inzu ya 5 amezi 2. Mu bigerageza Imana igitangira mu amahoro, tujya mu yindi nzu. Imana kugira ngo ibihamye inzu, nari maze kwimuka inzu zigeze muri 32, inzu ya 33 niyo ndimo niyanjye. Nicaraga ku budobo bwa busa, usigaye nicara ku ntebe isobanutse. So umuryango ntahamo gusa, Imana impaye n'indi miryango 7. Kugira imiryango 7 muri uyu mujyi wa Kigali nawe ubutoroshye. Muri site ku kwezi nanjye mfite abanyita boss, mfite n'ababa bayabuze ati boss noneho uranyica noya, ntabwo nkwica, tuza umutima. Kandi Imana imaze kumpa inzu iya mbere nahize umuhigo ko izampa umuntu akayibamo kugeza igihe azabonera akazi, kandi kampa umuntu ufite umugore n'abana byibuze. Maze kuyuzuza y'icyumba na saro, umuntu yaje ngo musengere, ngo bamwirukanye muri kontineri afite umugore n'abana 2. Ati nsengera Imana indemera igitangaza. Ndamubwira nti ndi kuremera igitangaza hano, nta nzu ihari, yijyemo. Igihe Imana izaguhera ubushobozi bwo kwishyura uzayivemo. Nicyo gitambo ntanze ku Mana. Yayimazemo umwaka umwe n'amezi 6 ayivamo, ajya gucuruza mu ibambiro. Ubu ni boss andusha n'amafaranga, anyita papa. Mbwira Imana nti rero igitambo ndagitanze, hatagira undi muntu uzana ibintu by'imikino. Hagire unduza nanjye ajya makukana. Nirukanwe mu kazi 2015. Nirukanwa kubera ishari. Nkora neza abazungu bankunda. Hembwa umushahara utubutse. Arangambanira angerekaho ingenga bitekerezo ya genocide. Nirirwa kuri brigade mfunze, ariko Imana idacurwa kibera. Ebona ko ndengana ihita indekura. Nyura mu maso ye biramutangaza. Aravuga nti nakundi. Antegera ku Mana, asubira kuri brigade aravuga ati nisakazi kubera Imana. Bamitishamo ibintu 2: gukorera Imana akazi nkagasiga nkakavaho, cyangwa nkareka Imana sinzongere no kuyivuga mu kigo aho nkora, sinzongere no kujya kuyikorera, wenda umushahara bawuzamure ariko ndeka Imana. Biranga mpitamo kureka akazi aho kureka Imana. Nubatse inzu ntakora, nkorera Imana gusa. Gukorera Imana bimaye inzu, bimaye aho kuba, iwanjye kwinjira no gusaba audience tukagukingurira cyangwa tukanga. Abana banjye bari bararembye n'ijerekani yo mu birometero bingahe. Gukorera Imana kumpaye amazi mu rugo, mfite ikigega nk'ibya bindi muzi bashyira ku mashuri y'abana, litiro 10,000. Ukoraho gutya amazi akaza, aho ushaka niho ufungurira. Gukorera Imana. Imana, gukorera Imana. Data we nabivuga kwishi. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza, muzi ibintu duhite dusenga. Yesu amaze kubabwira, amaze kubegeranya bari ku musozi witwa Elayono, amaze kubabwira ahantu bazakura ubuzima, ko ari mu gusenga, ari mu cyumba cyo hejuru, ariho hazabarinda ibyago, hazabarinda amakuba, hagahindura imibereho yabo, hagahindura ubuzima bwabo. Ngo arangije kubabwira ibyo ngibyo, azamurwa bakimureba, bakiraramye, batumbira mu ijuru.
ngo abagabo babiri barababonekera, barababaza ati bene data b'abanyagalilaya, niki gitumye muhagaze mutumbira mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamuka cyo mumureba, uko azamutse niko azagaruka. Bibiliya iravuga ngo uko yararejo na n'uyu munsi niko ari. Homura, nta Imana itakura umuntu, nta Imana itageza umuntu. Nibimaye gucuruza ibishyimbo mu mujyi wa Kigali, nkaba mbikuyemo inzu, nkaba mbikuyemo ibintu byinshi, nkaba Imana ikaba inyubakiyemo, ikaba intujemo, ya Mana irakora, kaba imvanye mu biro 40, kaba inshikije mu biro 103. Imana irakora. Bana banjye bakaba biga, nta numwe ngira uriya utiga, kandi bamwe bakaba barangije ahandi hantu hakomeye cyane kubera Imana. Imana ifite amafaranga, Imana itanga ubuzima, itanga n'amahoro, itanga no kwihangana. Ngo bavuye ku musozi witwa Elayono basubira i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoye i Yerusalemu barurira bajya mu cyumba cyo hejuru. Naratangaye, uyu mugabo nta kintu aguha cy'umukino cyo kujenjeka. Umuntu utarababariye na mama we yari kumubwira ati wa mubyeyi igendere, ndazigusunikira, imbaraga ndazifite, ndazigusunikira. Yaramubwira ati jyana n'abandi mujye mu cyumba cyo hejuru. Reba abagabo banyuze mu cyumba cyo hejuru, urebe Petero na Yohana basohoye mu Byakozwe n'Intumwa 4 umurongo wa 7, babata hagati barababaza bati ni imbaraga ki n'izina ki byabateye gukora ibyo? Petero atarajya mu cyumba cyo hejuru, akibarizwa mu byumba byo hasi, yacaga amatwi. Umuja yaramurebye aravuga ati nawe wari umwe nawe? Atoya, icyo muvuga sinyizi. Yaratarahabwa izindi mbaraga, ariko zimaze kuza aravuga ati wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibyo. Abantu basengera mu cyumba cyo hejuru bibikaho imbaraga zidasanzwe. Reba uburyo Herode yayobeye ku mugabo witwa Petero, amaze kwicisha Yakobo inkota, yiyongeza witwa Petero, amufata mu minsi y'imitsima idasembuwe. Ninde wababwiye ko mu minsi y'imitsima idasembuwe ariyo minsi ya Pasika, ko hagomba gupfa umuntu w'Imana? Hari uwapfuye mu minsi y'imitsima idasembuwe yariyo ya Pasika, hari uwapfuye. Twebwe tubaho, cyubahiro ni kiwe. Aramufashe amurindirije ko Pasika ivamo ngo yicwe muri iryo joro. Marayika w'umwami aramubonekera. Abantu basengeye mu cyumba cyo hejuru, iyo Imana ije kubatabara ikoresha marayika. Reba Herode, uzi ubwoba, baratuzi. Fasha umuntu umufungishije iminyururu 2, amaguru n'amaboko, basirikare 16, umushize mu nzu, umuryango umwe urakinze, uwa kabiri urakinze, uwa gatatu urakinze. Yatinyaga iki? Baratuzi. Ariko ibyo bakuziho nibikubonekeho, watura umugisha ureme, watura ibyiza bize, usengera abantu ibintu bihinduka zize mu itorero usengeramo, aho ukorera abantu bakubonemo Imana. Cyumba cyo hejuru kirarema, gitanga ubuzima. Abantu basenze menshi. Reba ba Daniel i Babuloni bagambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Imana bakoresha ibikomeye cyane. Abagabo baravuga ati yadukiza itadukiza, ntituri buramye igishushanyo kizaho wakoze. Umuntu uri mu cyumba cyo hejuru ntabwo yambara ubusa, ntabwo ahemukira fanta. Umuntu uri mu cyumba cyo hejuru arambara akikwiza. Imana iba iri muri we indani. Byo bakubwira ngo agakiza kaba mu mutima, reka da. Ibyuzuye umutima bisesekara n'inyuma. Ntuzambwire ko ufite agakiza wambara nabi. Uramhenera abantu mpene barimbuke ngufite agakiza, uracyari mu twumba two hasi. Mu cyumba cyo hasi bariba, barasambana, barabesha, baragomanwa, barasomana, barangana, bagira ishyari n'abarozi. Cyumba cyo hasi. Cyumba cyo hejuru Imana idushaka mu zindi mbaraga.
reka dusome ahantu nsoreza. Byakozwe n'intumwa, nsomera mukozi w'Imana. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 20, murongo wa 7 tugeze ku 10. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 20, murongo wa 7 tugeze ku 10. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo kuwa mbere w'iminsi 7 duteraniye kumanyagura imitsima. Paulo arabaganirira ashaka kuvayo. Mu gitondo akomeza amagambo ageza mu gicuku. Akibaganirira iby'ubwami bw'Imana, ababwira imbaraga zikiza, ababwira imbaraga zizura, ababwira imbaraga zirema, imbaraga zitanga ubugingo, imbaraga zitanga urugo, imbaraga zirukana abadayimoni, imbaraga zikiza indwara. Aratinda ageza mu gicuku. Kandi hariho amatabaza menshi mu cyumba cyo hejuru. Aho twari duteraniye. Cyumba cyo hejuru hari amatabaza menshi. Nukuvuga ngo bari bahari. Buri muntu wese yaramurikirwaga, yari afite umucyo. Umuntu usengera mu cyumba cyo hejuru utunze imbaraga, agira umucyo, agira iyerekwa, agira ijwi ry'Imana, agira rezo. Mu cyumba cyo hejuru haba rezo. Namwe mutunze amatelefoni murabizi neza, hari igihe ugera ahantu hatari rezo, umuntu yaguhamagara ntiwitabe. Benshi rero Imana yanyeretse mwaravuye mu byumba birimo rezo, muri mu cyumba utagira rezo. Bani irabashaka ikababura. Komeza. Umusore witwa Utuko muri icyo gicuku yari yicaye mu idirishya. Muri icyo gicuku umusore witwa Utuku yari yicaye mu idirishya arasinzira cyane. Paulo akomeza kuganira amagambo menshi, biratinda. Utuko arahunyiza ava mu cyumba cyo hejuru aragwa. Basanga amaze gupfa baramuterura. Paulo aramanuka amwubama hejuru. Aramuhobera ati mwiboroga kuko ubugingo bwe bumurimo. Nkomeze geza kuri 10 ku murongo w'10 urangize. Naho ngaho Imana igumugisha. Arangije amwubamaho hejuru, arababwira ati mwirira ubugingo bwe bumurimo. Unusengera mu cyumba cyo hejuru atanga n'ubuzima. Arasengera abantu bagakira, ararabazura. Iyo winjiye amateka y'aba bagabo usanga n'ibicucu byabo byakizaga. Mushwaro zabo wayikoraho gusa abadayimoni bagahunga bakagenda, kubera yuko bibitseho imbaraga zo mu cyumba cyo hejuru. Imbaraga zo mu cyumba cyo hejuru zitanga ubuzima. Ariko iyo wakoze ikosa, Utuku yarahunyije kubera kurambirwa iby'Imana. Ejo bundi batubwiye ibi, barigishije, ararambirwa, yumva ntacyo akitaya, arasinzira. Gusinzira kumuviramo urupfu. Arahanuka aragwa, basanga amaze gupfa. Ariko kuko bari mu cyumba cyo hejuru, baravuga ati twagibwaho n'urubanza, uyu murambo wadukoraho kuko yavuye mu cyumba cyo hejuru. Reka tukore iyo bwabaga yongere mudusubize, ubugingo bumusubiramo, aba muzima. Cyumba cyo hejuru gitanga ubuzima, ariko iyo wasinziriye gitanga n'urupfu. Yerekwa rirabura, hishurirwa rirabura. Icyumba cyo hejuru iyo warangaye no gupfurapfa. Reka duhaguruke tubwire Imana, Mana dufashe, uduhe imbaraga twinjire mu cyumba cyo hejuru. Haguruka ubwire Imana. Cyumba cyo hejuru
abantu bararambiwe babivamo, bararambiwe bacika intege, bararambiwe barasinzira. Ariko wowe wagize umugisha wo kuza, Imana iragushaka ngo ukomere kandi ukomeze bagenzi bawe. Komera, senga. Imana irahari, Imana irakora, Imana irahindura, Imana itanga ubuzima, Imana itanga urugo, Imana itanga urubyaro, Imana itanga urushako, Imana irubakira, Imana irateturira, Imana irakuraho ikimwaro. Twari dufite ikimwaro, banyuraga abantu bakavuga ati ni wowe sengi yumva umukozi w'Imana. Nasengera abantu bagasubizwa, nasengera abantu Imana ikakora ibitangaza, jewe bikanga. Ariko igihe kigeze, Imana igikura mu isoni, igakuraho igisuzuguriro mu cyumba cyo hejuru. Bavuye ku musozi witwa Elayono basubira i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugenda ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru. Niho baherewe imbaraga, niho baherewe ubuzima, niho baherewe kubaho, niho Imana yirukaniye intege nke muri bo, yabakuyeho igisuzuguriro. Abandi bahaguhamya, bahagurutsa ibirema, bakiza indwara, baragenda barakora, ibintu birakoreka. Nusengera mu cyumba cyo hasi, inyatsi zizakwica. Nta mwuka ufite wo kwirukana inyatsi, wo kwirukana ibihombo, wo kwirukana ubushomeri. Imuka, saba imbaraga ku Mana. Karibu umukozi w'Imana, karibu umukozi w'Imana. Twingingira Imana abantu badusabira imbaraga ku Mana zo mu cyumba cyo hejuru. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo oye nk'uko yayatubwiye. Saraba ku musaraba turuka iriba rimarigota. Haleluya, twahanywereye amazi meza.